Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nk'uko bisanzwe ni Ustaz Shabani, hano tukaba turi muri darasa y'abana biga kuri Al-Madina, aho dusanze barimo basoma Quran. Tuhasanze umurezi wabo, twifuje kumuvugisha, yatangira atubwira amazina ye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amazina yanjye nitwa Ustaz Nshimiyimana Hamad. Na Muhamadi, tugeze hano dusanze abana barimo barasoma, mashallah, tubonyemo abana batoya, tubonyemo abakuru. Ese Hamadi, abana mu by'ukuri imisomere yabo muri iki gihe tugereranyije n'igihe gishize, abana hano mu Rwanda barimo baritabira amasomo ya Quran? Naam, murakoze. Hano mu Rwanda dukurikije igihe gishize n'igihe turimo ubu ngubu, hari ikintu kinini cyahindutse cyane, kuko abana basigaye bakunda Quran, basigaye bitabira Quran, kandi buri musigiti muri ibi biruhuko abana baruzuye kabisa, barimo barasoma Quran, barayikunze cyane. Ariko ibyo byose turabikesha ubuyobozi bwiza bwa Rwanda Muslim, ariko nanone ifite nanone ishami rya Quran ryagerageje gushyiramo imbaraga cyane cyane buturutse hasi mu mizi, kugira ngo Quran ibashe gutera imbere. Hari ikintu cyahindutse ukurikije n'imyaka yagiye itambuka. Uragira uti ugereranije n'igihe cyashize hari cyagiye gihinduka, so turaboneraho kubaza tuti mu minsi yashize hari imvugo zo kuvuga ngo umwana ananiwe ishuri ry'ikizungu cyangwa se ano mashuri twita sekira, niwe mwana woherezwa muri Quran. Ese wabisanisha ute n'iki gihe? Ese nabwo niko byaba bikimeze? Iki gihe ntabwo ariko bimeze. Nk'uko nabikubwiye, iki gihe ibintu byose byarahindutse. Ni ukuvuga ngo iki gihe turiho ibintu byose turi kubiha agaciro. Ikizungu na Quran byose ni ibintu biri guhabwa agaciro. Umwana ni ngombwa kugira ngo ajye kwiga amasomo y'ikizungu, ariko nyuma yo kuva mu kizungu aze kwiga Quran. Niko bimeze rero kuri imisigiti yose no mu mashuri yose ya Quran, niko biba bimeze, ni nako biba byitwaye. Abana barabanza bakajya kwiga ku kizungu, bavayo bakabona kuza kwiga kuri madrasa. Naam. So hari gahunda y'ingando za Quran, twagira ngo mudusobanurire mu buryo bwimbitse ziteganyijwe. Ndahamya niba ari mu ntara y'Amajyepfo. Ese iziriya ngando za Quran ni iz'abarimu ba Quran cyangwa n'abarimu ba Quran n'abanyeshuri ba Quran? Ziriya ngando ni ingando z'abanyeshuri, abana bagiye mu ngando mu gukora amarushanwa, no kugira ngo mbese babashe no gukora ubusabane, babonane, abaturutse aha, abaturutse hariya, babashe kumenyana, ariko nyine habeho n'ikintu cy'irushanwa. Ariko nanone hazaba hari n'ingando nyine z'abarimu barimo bahugurwa ku masomo agiye atandukanye, n'uburyo Quran yarushaho kunozwa mu kwigisha. So niki wakangurira ababyeyi batarashishikariza abana kubohereza mu madarasa ya Quran? Icyo nabashishikariza ni uko mu by'ukuri, nk'uko twumva mu mvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, umwiza muri mwebwe ni wundi wize Quran akayigisha n'abandi. Nanone tukumva ko Quran ku munsi w'imperuka azaza ari umuvugizi kuri babandi bayisomaga, kandi nanone umuntu wasomye Quran azabwirwa ngo rokora abantu bawe 10 bari bagiye kujya mu muriro wa Jahannama. Ubwo rero ni ugukangurira ababyeyi icyo nabakangurira, mu by'ukuri ntawe udakeneye kugira ngo azakurwe mu muriro wa Jahannama, bitewe n'uko umwana we yasomye Quran akayisoma neza bil ikhlas niyya. Mu by'ukuri icyo gihe umwana uzaba yarafashe Quran neza mu mutwe azabwirwa ngo yinjize abantu be mu ijuru bagera mu icumi. Ubwo rero ababyeyi ndabakangurira ko barushaho gukundisha abana Quran, bakarushaho kubishishikariza abana, bakayibakundisha,
ndetse bakazajya bagenda babagenera n'impano zitandukanye kubera gukunda Qur'ani gusa, ntibahugire ku kintu kimwe. nawe murakoze cyane, reka dusoze tubifuriza amahoro y'Imana dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduhana ibyiza byose. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.